Mwese turabaramukize mu ndamutso y'umwami wacu ngo Uwiteka aduhire. Reka dusenge maze tubabwire insanganyamatsiko. Data wa twese uri mu ijuru, tugutambisha imwe muri aya masaha yera, utuhaye aka kanya ko kwiga ijambo ryawe, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Ineza yawe nituma tudashiraho, urukundo rwawe ruracyatuyoboye, ngaho ngwino tuyobore muri izi saha, kandi sabato uduhe kuyeza nk'uko bikwiriye, uduhe kugabana no kumigisha wasezeranye, tubikwatse mu izina rya Yesu, amen. Mwese abaduteze amatwi, muri aka kanya tugiye kwigana ijambo ry'Imana, insanganyamatsiko itubwira ngo wibuke kweza isabato. Niyo nsanganyamatsiko tugiye kwigana, wibuke kweza isabato. Imana itanga iri tegeko, ni rimwe mu mategeko y'Imana 10, ni itegeko rya 4 tubona mu gitabo cyo Kuva mu gice cyaho cya 20, uhereye ku murongo waho wa 8, aho Imana yavuze ati wibuke kweza umunsi w'isabato. Yari iri kwibutsa mwene muntu kweza isabato kuko yari isanzweho, nayo ubwayo yarayiruhutse mu itangiriro, irangije kurema byose ngo ibonye ko ari byiza. Ku munsi wa 6 isoza kurema umuntu, ku munsi wa 7 iraruhuka. Uwo munsi irawuruhuka atari uko inaniwe, kandi ngo igeze aho si ukuruhuka gusa, ngo iraweza, iwuha umugisha, iwita isabato. Ibyo bintu bitatu Uwiteka yashyize muri uwo munsi nibyo yageneye abantu. Ni nayo mpamvu Imana yashatse kugira ngo mwene muntu kuri iyo migisha y'uburyo butatu ari ukuruhuka, kuko ikiruhuko kigwa neza umukozi, ari ukugira ngo yere kuko umunsi y'uwejeje nawe urezwa, ndetse no guhabwa umugisha muri uwo munsi. Ibyo uko ari bitatu Imana yabigeneye mwene muntu kugira ngo abashe kuba yabona amahirwe, kandi abashe kuba yagira umugisha. Rero niryo jambo tugiye kwigira hamwe. Imana itanga iri tegeko rikwaro kugira ngo yibutse abantu ndetse no kubahwitura kugira ngo mwene muntu abashe kweza. Ezekiyeli igice cyaho cya 20 umurongo wa 23 havuga ngo kandi mujye mweza amasabato yanjye b'ikimenyetso hagati yanjye namwe, kugira ngo mumenye yuko ndi Uwiteka Imana yanyu. Kandi tujye tuyeza kugira ngo Uwiteka abe hagati muri twe. Uwo murongo turawusoma nubwo twawuvuze mu mutwe kugira ngo abantu tuwujyaneho. Kandi mujye mweza amasabato yanjye abe ikimenyetso hagati yanjye namwe, ko kugira ngo mumenye yuko ndi Uwiteka Imana yanyu. Niyo yari ibivuze. Kandi ibwira mwene muntu iti mujye mweza amasabato yanjye abe ikimenyetso hagati yanjye namwe, kugira ngo mumenye ko ndi Uwiteka Imana yanyu. Igituma tumenya ko Uwiteka ari Imana yacu ni icyo kimenyetso yashyizeho. Igituma tumenya ko Imana ari umuremyi wacu, ari n'umutwaro utwara isi, ni icyo kimenyetso yashyizeho. Iyo twongeye tukibuka iby'icyo kimenyetso, bitwibutsa ko Imana ariyo mutegetsi wacu. Mu gitabo cy'Ibihamya umuzingo wa 6 mu Cyongereza 532 haranditse ngo 533 ni paragrafe ya 3, haranditse ngo at the every beginning of 4th commandment the Lord said, remember, he knew that amid the multitude of care and perplexity may will be tempted to excuse himself from meeting the full requirement of the law, or would forget its sacred importance. Therefore, he said, remember the Sabbath day to keep it holy. Imana
muri aya magambo reka tugerageze tuyasobanure mu Kinyarwanda, aho inyandiko dusomye ivuze ngo mu itangira ry'itegeko rya kane Uwiteka yaravuze ati wibuke. Yarazi ko mu bimuhangayikisha mwene muntu no mu bimuremerera mwene muntu yashoboraga kubigira urwitwazo rwo kutubahiriza itegeko nk'uko riri, cyangwa kibagirwa agaciro kera karyo. Bityo yaravuze ngo wibuke kweza umunsi w'isabato. Hepfo, all through the week we are to have the Sabbath in mind and be making preparation to keep it according to the commandment. We are not merely to observe the Sabbath as a legal matter. We are to understand its spiritual bearing upon all the transaction of the life. Mu cyumweru cyose tugomba kuzirikana isabato mu bitekerezo kandi tukitegura kuyikomeza nk'uko itegeko riri. Ntabwo tugomba kubona isabato mu rwego rw'itegeko gusa, tugomba kumenya n'ubusobanuro bwayo bw'iby'umwuka ifite ku bikorwa byose by'ubuzima. Isabato ntabwo tugomba kwifata nk'itegeko gusa, tugomba ahubwo no kumenya icyo imariye ubuzima bwacu. Hepfo barakomeje batya bati we are to understand its spiritual bearing upon all the transaction of life. Dukwiriye gusobanukirwa ikimaze ku buzima. All who regard the Sabbath as the sign between them and God, showing that He is the God who sanctified them, who represented the principle of His government. Yego, abantu bose babona isabato nk'ikimenyetso hagati yabo n'Imana, berekana ko ari Imana ibeza, bazajya bagaragaza amahame y'ubutegetsi bwayo, bazajya bagaragaza mu bikorwa bya buri munsi amategeko y'ubwami bwayo. Hepfo, they will bring into daily practice the law of His kingdom. Kandi bazajya bashyira mu bikorwa buri munsi amategeko y'ingoma yayo. Daily it will be their prayer that the sanctification of the Sabbath may rest upon them. Kandi buri munsi isengesho ryabo rizajya riba iryo gusaba uko kwezwa kubonerwa mu isabato ko kwabagaragaraho. Every day they will have the companionship of Christ and will exemplify the perfection of His character. Every day their light will be shine forth to others in good work. Iyi musaruro abantu beza isabato bazakuramo ngo buri munsi bazajya bagendana na Kristo kandi bagaragaza icyitegerezo cy'ubutungane bw'imico ye. Buri munsi umucyo wabo uzajya umurikira abandi mu mirimo myiza. Biturutse mu kweza isabato, niyo mpamvu Uwiteka avuze ngo ubwira Abisirayeli bajye baziririza amasabato yanjye bayeze, kugira ngo bamenye ko ndi Uwiteka Imana yabo. Nta kindi kitwibutsa ko turi ab'Imana kandi ko Imana ari umwami wacu, kubera ko mu gitabo cy'Abakorinto haranditse ngo iyo turi iwacu mu mubiri tuba turi kure y'umwami wacu. Mu isi iyo twayigiyemo tujya kure, tukandura, tukavuga ibidatunganye, tugakora iby'uburiganya, tukiba, tugatukana, ubusambanyi bukaza, kuvuga nabi bikabaho, abandi urugomo rukabaho, urwango rukaba mu mitima, abandi ubunebwe bukiyongera. Ariko iyo bigeze ku munsi w'isabato ngo wibuke kweza, kuko muri uwo munsi aribwo twongera kwibuka ingoma y'Imana, maze natwe tukerezwamo. Kandi ngo iyo abantu bakomeje kujya batekereza isabato mu ntekerezo zabo, ngo icyitegererezo cyabo kijya kigaragaza umwami wabo wari bo. Isabato kugira ngo abantu bashobore kuyeza birasabwa ibintu bibiri: ni ukuruhuka ibikorwa by'umubiri
no kuruhuka mu ntekerezo, ariko kweza intekerezo. Hari ukuruhura umubiri no gutunganya intekerezo. Mu kuruhura umubiri ni ibi bigaragarira amaso. Iyo tutabikoze twica isabato. Ndasubiramo, isabato isaba ibintu bibiri: ni ukuruhuka no kweza. Kandi kuruhuka ni uko ibikorwa by'umubiri bigaragara inyuma, naho kweza ni ugushyira mu bikorwa ibyo turi byo. Mu ntekerezo hakaba hatunganye, ku mubiri naho hakaba hasukuye, maze umuntu akaba yejeje isabato. Mu gitabo cya Yeremiya 17 guhera ku murongo wa 19 ukageza ku murongo wa 27 ndahasoma aya magambo agira ati: haranditse ngo 17:19 kugera kuri 27 ndumva ariho ndi bugarukire. Haranditse ngo ibyerekeye kweza isabato. Haranditse hatya hati: uku ni ko Uwiteka yambwiye ati, genda uhagarare ku irembo rya rubanda, aho abami b'Ubuyuda binjirira naho basohokera, no mu marembo yayo y'i Yerusalemu, babwira uti, nimwumve ijambo ry'Uwiteka mwa bantu b'Ubuyuda mwe, n'ab'i Buyuda mwese, n'abatuye i Yerusalemu mwese, abanyura muri aya marembo. Uku ni ko Uwiteka avuga ati, mwirinde mutikorera umutwaro ku munsi w'isabato. Icyo ni kimwe, haba no kuwucisha mu marembo y'i Yerusalemu. Ntimugasohora umutwaro mu mazu yanyu kuri uwo munsi, kandi ntimukagire umurimo wose mukora, ahubwo mujye mweza umunsi w'isabato nk'uko nabitegetse ba sogokuruza. Ariko ntibarakumvira, haba no gutega amatwi, ahubwo bashinze amajosi kugira ngo batumvira, haba no kwemera kwigishwa. Iki ni ikibazo. Uwiteka yari ari gusobanurira itegeko, abwira abantu bati, ntihakagire uwikorera ngo yinjize umutwaro ku munsi w'isabato. Ntihakagire n'uwusohora ngo awujyane hanze y'umudugudu, kandi ntihakagire n'uwuvana mu nzu ye. Hepfo 24 Uwiteka aravuga ngo, nuko nimunyumva n'umwete, ntimugire umutwaro mucisha mu marembo y'uyu murwa ku munsi w'isabato, ahubwo mukaweza, ntimugire umurimo muwukoraho. Nibwo abami n'ibikomangoma bari ku ngoma ya Dawidi bazinjira muri uyu murwa, abari ku magare y'intambara no ku mafarashi, n'ibikomangoma byabo, n'abantu b'Ubuyuda n'abatuye i Yerusalemu. Kandi uyu murwa uzahoraho iteka, kandi bazaturuka mu midugudu y'Ubuyuda n'ahahakikije n'i Yerusalemu hose, no mu gihugu cy'Ababenyamini, no mu bibaya, no mu misozi miremire n'ikusi, bazanye ibitambo byoswa n'indi bitambo n'amaturo y'ifu n'imibavu, bazanye n'ibyo gushima mu nzu y'Uwiteka. Ariko nimwanga kunyumvira ngo mweze umunsi w'isabato, ahubwo mukikorera imitwaro mukanyuza mu marembo y'i Yerusalemu kuri uwo munsi, nzakongeza umuriro mu marembo yaho, uzatwika amanyumba y'i Yerusalemu, kandi ntabwo uzazimwa. Uwiteka atubwiye ko uko umuntu azubahiriza isabato, ngo abantu bazazana amaturo y'ishimwe. Impamvu mubona abantu batagifite umwanya wo kwishima, batakigenderaho, batakigengwa nayo, batakigengwa n'ubushake bwayo, ngo ni uko abantu baziruye isabato bakayica. Ariko Uwiteka aravuze ngo abantu nibayubahiriza, bakagendera mu bushake bwayo, bagakora ibyo ishaka, ntibakora ibyo bishakiye, bakirinda kwica isabato bakoze imirimo, ahubwo bakayeza, Uwiteka nawe azahaha umugisha. Mu gitabo cyo Kuva 31:17 impamvu Imana yari ibivuze ngo ni uko ari ikimenyetso cy'iteka ryose hagati yayo n'abantu bayo. Matayo 24:20 Yesu ageze no ku bantu, abonye abantu bazaba bari mu ntambara, kugira ngo abo bizashobokera, ababwira ngo musengere kugira ngo guhunga kwanyu kutazabaho mu mezi y'imbeho, cyangwa se ku munsi w'isabato.
nuko yashakaga kugira ngo yerekane ko umuntu akwiriye kweza isabato akayubahiriza, akagengwa nayo, akagendera mu bushake bwayo, akabugendera ku mabwiriza y'Imana yavuze, kugira ngo ashobore kuyiziririza ndetse ashobore no kuyeza. Mu gitabo cy'Ibihamya umuzingo wa 6 paji 534 harimo aya magambo nshaka gusoma. 354 haranditse hatya hati, Bihamya umuzingo wa 6 paji 354 harimo amagambo akomeye nasomyemo avuga ibi bintu. Umuzingo wa 4 haranditse ngo ndahageze. Muri iki gitabo cy'Ibihamya umuzingo wa 4 harimo amagambo akomeye atubwira ku byerekeranye n'isabato. Avuga atya ati, while preparation for the Sabbath is to be made all through the week, Friday is to be the special preparation day. Through Moses the Lord said to the children of Israel, tomorrow is the rest of the holy Sabbath unto the Lord. Bake that which he will be baked today, and seek that will be sick, and take which remain overlay upon for you to be kept until the morning. Nubwo kwitegura isabato bigomba gukorwa mu cyumweru cyose, umunsi wa 6 ari wo wa nyuma cyangwa se Friday ugomba kuba umunsi wihariye. Wo kwitegura. Uwiteka binyurije muri Mose yabwiye abana ba Isirayeli ati, ejo uzaba umunsi wo kuruhuka, isabato yerejwe Uwiteka. Mwotsa icyo mushaka kotsa, muteka icyo mushaka guteka, ibisaze mu bibike birare bigeze mu gitondo. Abantu barazereraga bakayiteranya manu, bakayisya cyangwa bakayisekura, bakayiteka mu nkono, bakayihindura udutsima. Ubwo muzabisoma mu Kuva 16 guhera ku murongo wa 23, ndetse no mu gitabo cyo Kubara 11 guhera ku murongo wa 8. Iyo mirongo ibitubwira neza. There was something to be done in preparation. The heaven sent bread for the children of Israel. Hari igikwiriye gukorwa mu kwitegura isabato. Ijuru ryagiye rihereza ubwoko abana ba Isirayeli umutsima wo kubatunga. The Lord told them that this work must be done on Friday. Uwiteka yababwiye ko iyo mirimo yose igombwa kugikorwa kuwa nyuma. The preparation day ari wo munsi wo kwitegura. This was a test to them. Iki cyari ikigeragezo kuri bo, cyangwa se ryari igeragezwa kuri bo. God desired to see whether or not they would keep the Sabbath holy. Uwiteka icyo yashakaga, yifuzaga kugira ngo abashe kuba yabagerageza. Namara kubagerageza, ngo yifuzaga kureba niba bazitondera isabato bakayeza cyangwa niba batazabikora. Nicyo Uwiteka yabashakagaho. Harakomeje ati, Magana 355 aya mabwiriza yavuye mu kanwa ka Yehova, nayo kutwigisha natwe. Bibiliya ni umuyobozi utunganya, kandi mu gihe impapuro zayo zizwe umuntu asenga afite umutima wifuza gusobanukirwa, nta n'umwe uzayoba kuri iki kibazo. Abantu benshi bakeneye kwigishwa. Reka mbe ngarukiye aha. Isabato igomba kubahirizwa. Abantu bakwiriye kuyiruhuka, kandi bakayiruhuka nk'uko Imana ishaka, kuko ntabwo dukwiriye kuyiruhuka uko twebwe dushaka.
Imana yaduhaye isabato iduhereza kugira ngo tuyiruhuke kandi tuyeze. Nitumara kuyeza ngo nayo ibone uko idusukira ku migisha yayo, ngo kandi hinduke ikimenyetso hagati yacu nayo. Mu gitabo cya Yesaya 56 umurongo waho wa 2 kugera ku murongo wa 7 haranditse hatya hati: hahirwa umuntu ukora ibyo n'umwana w'umuntu bikomeza keza isabato ntayice, akarinda ukuboko kwe ngo kudakora icyaha cyose. Kandi umunyamahanga uhakwa ku Uwiteka ye kuvuga ati Uwiteka ntazabura kuntandukanya n'ubwoko bwe, kandi n'inkoneye kuvuga iti dore ndi igiti cyumye, kuko Uwiteka avuga ati iby'inkone zeza amasabato yanjye zigahitamo ibyo nishimira zigakomeza isezerano ryanjye. Nzazishyirira urwibutso mu nzu yanjye no mu rurembo rwanjye, nzihe n'izina riruta kugira abahungu n'abakobwa. Nzaziha izina rizahoraho ritazakurwaho, kandi abanyamahanga bahakwa ku Uwiteka bakamukorera bakunze izina rye bakaba abagaragu be. Umuntu wese akeza isabato ntayice, agakomeza isezerano ryanjye, abo nabo nzabagera ku musozi wanjye wera, mbanezereze mu nzu yanjye y'urusengero. Ibitambo byabo byoswa n'amaturo yabo bizemerwe bitambirwe ku gicaniro cyanjye, kuko inzu yanjye izitwa inzu yo gusengerwamo n'amahanga yose. Abe umunyamahanga, ab'umushyitsi, ab'inkone, ab'imbata, ab'umudendezo, abo bose ngo nibemera kubahiriza isabato bakemera kuyigenderamo, ngo Uwiteka azabaha imigisha. Niko dusomye ahangaha muri Yesaya 56. Ariko abantu nibanga kubahiriza amategeko y'Uwiteka, bakayizirura, bagakora ibyo bishakiye, bakanga kugendera mu bushake bwayo, ngo Uwiteka ntago azabishimira na gato. Mu gitabo cy'Ibihamiya umuzingo wa 6 hakomeza hatubwira hatya hati: 555 mureke ibyo kwitegura isabato birangiye ku wa 6. Murebe niba imyambaro iteguye, murebe n'ibyo guteka byarangiye. Reka inkweto zihanagurwe kandi abantu biyuhagire. Ibi bishoboka gukorwa nitubigira itegeko umuntu azagenderaho abikora. Noneho niba isabato ikwiye kuba iyo kurinda, abantu bagakora uko bikwiriye, abantu bakamenya ko isabato ikwiriye kwezwa, nta kabuza Imana izamenyekana muri bo. Hepfo, isabato ifite ukwera gukomeye cyane. Isabato ifite ukwera gukomeye cyane kuruta uko abantu bajya batekereza. Mbese ntiryari tujya twibaza niba isabato yera nk'uko bikwiriye? Abantu benshi bazi ko ari umunsi wo kugenda gusa. Ariko ngo isabato ni umunsi wera cyane, kandi Uwiteka abona ko dukwiriye kuweza kurushaho. Harimo aya magambo mu Bihamya umuzingo wa 3 haranditse ngo: haranditse hatya hati: isabato ifite ukwera gukomeye cyane kuruta uko benshi mu bavuga ko bakomeza isabato bayeza. Isabato ifite ukwera gukomeye kuruta uko abavuga ko bayeza bazi. Uwiteka yasuzuguwe cyane n'abantu batigeze bakomeza isabato nk'uko itegeko riri, haba mu buryo ryanditswemo cyangwa mu buryo bw'umwuka. Arahamagarira abantu kugira ivugurura mu kweza umunsi w'isabato. Uwiteka arahamagarira abantu kweza umunsi w'isabato bakagira ivugurura muri bo. Ngo kubera iki? Kubera ko Uwiteka yarasuzuguwe mu bavuga ko bayikomeza, kuko batubahirije uko itegeko rivuga ku mubiri ndetse no mu buryo bw'umwuka.
ese byatewe n'iki? Byatewe n'iki kugira ngo abantu bagere ubwo barisuzugura? Harakomeje hati, ikibazo cy'isabato kizaba ingingo y'ibanze mu rugamba ruheruka rw'intambara ikomeye iyi si yose igomba kugiraho uruhare. Abantu bahaye icyubahiro amahame ya Satani barutisha amahame ayobora ijuru. Bemeye isabato y'igihimbano, iyo Satani yashyize hejuru nk'ikimenyetso cy'ubutware bwe, ariko Imana yashyize ikimenyetso cyayo ku mabwiriza y'ubwami bwayo. Buri sabato yose ifite izina ry'uwayihanze. Buri sabato yose ifite izina ry'uwayihanze, ikimenyetso kidasibangana kigaragaza ubutegetsi bwa nyirayo. Ni umurimo wacu kuyobora abantu ngo bagere aho bumva ibi bintu. Tugomba kubagaragariza ko ari ibintu bifite ingaruka ziremereye ku bugingo bw'umuntu kwakira ikimenyetso cy'ubwami bw'Imana cyangwa ikimenyetso cy'ubwami bw'umugome. Ku Mana, kubera ko umuntu aba yemeye ko ari umugaragu w'ubwami afitiye ikimenyetso, Imana yaduhamagariwe gushyira hejuru igipimo cy'isabato yasiribanzwe. Niba bimeze bityo, mbega ukuntu icyitegererezo cyacu mu gukomeza isabato gikwiriye kuba icy'ukuri. Mbega ukuntu gukomeza isabato, niba dushaka kugira ngo abantu bashobore gushyirwaho ikimenyetso cy'Imana, bakurwaho ikimenyetso cy'umwanzi, mbega ukuntu abantu twari dukwiriye kubahiriza isabato by'ukuri. Ariko ngo abantu bajya bakora ibi bintu, isabato y'Imana abantu bayica mu buryo butandukanye. Muri Nehemiya igice cya 13 guhera ku murongo wa 15 hatubwira uburyo abantu isabato ijya ibabera umutwaro, bakumva bashaka kugira ngo iveho, kandi bamwe bakanashobora kubikora bakihandagaza bakayica, abandi bakabigambirira mu mitima. Haranditse hatya ati, muri iyo minsi mbona i Buyuda abantu bengera mu mivure ku isabato. Aba ni abari baramaze kwerura bati isabato iraduhombya, mureke dukore twunguke, turebe ko twakwiteza imbere. Maze bahitamo gutangira gukora imishinga, bamwe barenga, abandi bakora ibibindi, n'abandi bazana imiba bakayikoreza indogobe zabo. Mbona na vino n'inzabibu n'imbuto z'imitini n'imitwaro y'uburyo bwose bazanaga muri Yerusalemu ku isabato. Nabaye umugabo wo kubashinja ku munsi baguriyeho ibyo kurya, kandi hariho abagabo b'Itiro bazanaga amafi n'ibintu by'uburyo bwose bakagura n'Abayuda ku isabato muri Yerusalemu. Nuko ntunganya imfura zo mu Bayuda ndababaza nti, ni iki cyabateye gukora icyaha gisa gityo mugasuzuguza umunsi w'isabato? Ese basogokuruza banyu si uko babigenje bigatuma Imana yacu ituzanaho ibi byago no kuri uyu murwa? None namwe mugiye kongera Abisirayeli uburakari muzira gusuzugura isabato. Abantu bari baragiye bica isabato y'Imana, bakayizirira, bagakora ibyo bishakiye, bagakora ibibi. Maze nuko rero bageze aho, Nehemiya ngo arababona, ngo yabaye umugabo wo kubashinja, ngo kuko yabibonye abantu babikora. Hariho ibintu abantu bajya bakora bikaba bisuzugura ku isabato. Haranditse mu gitabo cy'Ibihamya aya magambo nshaka gusoma kuri aka kagingo kugira ngo mbe nkavuyeho akambere ko kuruhura umubiri, kwiruhuka ku mubiri. Haranditse hatya hati, hari imigisha ikomeye mu kwezi umunsi w'isabato. Bihamya umuzingo wa 6 349. Haranditse hatya hati 349 paje 349 Ibihamya. Haranditse ngo, great blessing are unfolded with the observation of Sabbath. And God desired that the Sabbath day shall be to us
a day of joy. Hari imigisha ikomeye mu kwezi Sabato. Hari imigisha ikomeye mu kwezi Sabato. Kandi Imana yifuza ko umunsi w'isabato watubera umunsi w'umunezero. There was joy at the institution of the Sabbath. God looked with satisfaction upon the work of his hand. Imana yarebanye kunyurwa imirimo y'intoki zayo. Habayeho imirimo nari nsimbutse. Habayeho umunezero bw'isabato yashyirwagaho. Imana yarebanye kunyurwa imirimo y'intoki zayo. All things that he had made he pronounced very good. Mu bintu byose, mu byiza byose Imana yaremye, yabireba ikoresheje intoki zayo, yavuze ko byari byiza. Uzabisoma mu Itangiriro igice cya mbere umurongo wa 31. Heaven and earth were filled with the rejoicing, the morning stars sang together, and all songs of God shouted for joy. Ego inyenyeri zo mu ruturuturu zararirimbanaga, abana b'Imana bakarangurura ijwi ry'ibyishimo. Ubwo niyo mu 38 umurongo wa 7. Nubwo icyaha cyinjiye mu isi, though sin has entered the world to marry his perfect work, God still gives us the Sabbath as a witness that one omnipotent infinity in goodness and mercy created all things. Nubwo icyaha cyinjiye mu isi kigatesha agaciro umurimo wayo, Imana yacyaduha isabato nk'igihamya cy'uko hariho Imana imwe ishobora byose, ifite kugira neza kwinshi n'imbabazi bidashira, kuko ariyo yaremye byose. Hepfo, our heavenly Father desires through the observance of Sabbath to preserve among men a knowledge of himself. Mu kwezi w'isabato, Data wa twese wo mu ijuru yifuza kurindira mu bwenge bw'abantu ubumenyi bwo kumenya Imana ubwayo. He desired that the Sabbath shall direct our minds to him as the true and the living God, and that through knowing him we may have life and peace. Impamvu yayidushyiriyeho ni ukugira ngo ibi bintu bikorwe. Yifuza ko isabato yayobora ubwenge bwacu kuri yo nk'Imana y'ukuri kandi iriho, kandi binyuze mu kuyimenya tukagira ubugingo n'amahoro, tukaba twasaruramo ubuzima n'amahoro. Ariko mwene muntu ngo ibyo ntabishaka. Niyo mpamvu muri aka kanya twongeye kwibutswa ngo wibuke kweza umunsi w'isabato. Noneho mu gitabo cya Amosi naho havugamo ubundi buryo, ariko ntarajya muri Amosi, ndajya ku kagingo ka kabiri kavuga ngo kwiruhuka mu ntekerezo. Isabato ku mubiri, iyo umuntu yahagaritse imirimo ye, imishinga ye imuha inyungu akayihagarika, bizinesi akareka gukomeza kuzikurikirana, akemera kugengwa n'Imana, akavuga ati aka kanya ngezemo ni ak'isabato y'Imana, noneho ubwo abageze mu kanya ko kuvuga ngo no mu ntekerezo akwiriye kwiruhuka. Iyo mu ntekerezo bigezeho, ubwo ubugiye kuyeza. Cyambere kugira ngo intekerezo umuntu abashe kwezwa mu ntekerezo ku isabato, asabwa gushyira inkuru zivuga iby'isi ku ruhande, kurambika ibitekerezo by'imishinga biri muri hafi hirya, gusaba imbabazi abo mu muryango ndetse aho mwagiranye amakimbirane mukayakemura, abantu bakaririmbira hamwe, abantu bakaramya Imana no kuyihimbaza kugira ngo intekerezo zabo zirusheho kubonera. Ikindi ni ukwirinda kuryamira ku munsi w'isabato.
muri iki gitabo cy'ibihamya umuzingo wacyo wa 6 haranditse hatya hati 356 ngo mbere yo kwisabato itangira umwuka n'umubiri bigomba gutandukanwa na gahunda z'isi. Umwuka n'umubiri bigomba gutandukanwa na gahunda z'isi, bikarindwa, bigatunganywa, bikezwa. Kubera iki? Kubera iki? Imana yashyize isabato yayo ku iherezo ry'iminsi 6 y'imirimo kugira ngo abantu bareke gukora maze basuzume ibyo bungukiye mu cyumweru byo kubafasha kwitegura ubwami butunganye, aho ucumura atazemererwa kwinjira mu isabato. Tugomba kwisuzuma mu mitima ngo turebe niba icyumweru dushoje cyaratuzaniye inyungu mu by'umwuka cyangwa niba cyaratuzaniye igihombo. Kweza umunsi w'isabato bisobanuye agakiza. Ayo magambo ndayasoma mu gitabo cy'ibihamya umuzingo wa 6 paje 556. It means eternal salvation to keep the Sabbath holy and to the Lord God say, them that honor me I will honor. Haranditse ngo bisobanuye bitya biti, biranditse ngo mu kwezi sabato kwereza Uwiteka umunsi w'isabato bisobanuye agakiza k'iteka. Haranditse, reka dusubiremo, we should each Sabbath knock with our soul to see whether the week that the end has brought spiritual gain or loss. Dukwiriye kujya tugomba mu cyumweru cyose dukwiriye kujya tureba niba icyo cyumweru twarungutse iby'umwuka cyangwa se twaragize ibyo duhomba. Noneho hepfo ngo it means eternal salvation to keep the Sabbath holy unto the Lord. God said, them that honor me I will honor. Birasobanuye ngo mu kwezi sabato, kwereza isabato y'Uwiteka bisobanuye agakiza kose k'iteka ryose. Imana iravuga iti, abanyubaha nibo nzubaha. Iyo umuntu yubahirije isabato akayeza, mu ntekereza akayitunganya, akihana, agaca bugufi, ngo bisobanuye kubona ubugingo bw'iteka. Kuko Uwiteka avuga ati, abanyubaha nibo nzubaha kandi abansuzugura bazasuzugurwa. Isabato rero ikwiriye gukomeza kurebwa nk'ikimenyetso cyayo. Ese none twayeza dute? 556 harakomeza hatubwira ngo before the setting of the sun, let the member of the family assemble to read God's word, to sing and pray. There is a need of reform here. Mbere y'uko izuba rirenga, abagize umuryango bakwiriye kujya bahurira hamwe, bakaririmbana, bagasengera hamwe. Kuri iyi ngingo hakenewe ubugorozi. For many have been remissing. Kubera ko hari ibintu byinshi bitubahirizwa. We need to confess to God and to one another. We should begin anew to make special arrangement that every member of the family may be prepared to honor the day which God has blessed and sanctified. Hari umurimo ugomba gukorwa, ugomba kwitonderwa kuri uwo munsi. Kuri uyu munsi amakimbirane yose yabaye hagati y'abavandimwe, haba mu muryango ndetse no mu itorero agomba gukurwaho, abantu bakayihana. Noneho hari ikindi kigomba gukorwa, abagize umuryango bagomba
kwitegura bakamenya ko uyu munsi bategereje umushyitsi mushya, barangiza bakamwubahiriza, bagasaba Imana kugira ngo ibababarire, bakihana bashishikaye, kuko gusharira kose n'umujinya no mu bubi byose bivanwe mu mutima, mu mwuka wo kwicisha bugufi mwaturane ibyaha byanyu kandi umusabire kugira ngo mukizwe. Ubwo ibyo ni ku isabato mu kuyeza. None se twakora ibiki bindi? Twabwiwe ngo dukwiriye kurinda amasaha, dukwiriye kwirinda kuryamira. Abantu bakwiriye kujya baziririza isabato, bajya no mu materaniro kuramya Imana, bakagenda batambaye imyambaro bari bambaye muri iyo minsi, ahubwo nabwo bakaba bafite umwambaro umeshe usukuye, kuko baba bagiye kubonana n'Imana. Kandi iyo umuntu yeza umubiri ni ukuwuhagira, iyo yeza intekerezo ni ukuzikwihana agakuramo ibi birimo. Rero ntawe ukwiriye kwiyuhagira ngo nisubizeho umwambaro yari yambaye. Muhamya umuzingo wa 6 555 harimo amagambo avuga ngo many need instruction as how to they should appear in assembly for worship on the Sabbath. Abantu benshi bakeneye kwigishwa uko bakwiriye kugaragara mu materaniro yo kuramya Imana ku munsi w'isabato. They are not to enter the presence of God in the common clothing worn during the week. Ntabwo bagomba kuza imbere y'Imana bambaye imyambaro isanzwe yambawe mu minsi y'icyumweru. All should have a special Sabbath suit to be worn when attending service in God's house. Abantu bose bagomba kugira umwambaro wihariye w'isabato ugomba kwambarwa mu gihe umuntu agiye muri gahunda yo kuramya mu nzu y'Imana. While we should not conform to worldly fashion, we are not to be indifferent in regard to our outward appearance. We are not to knit and trim through without adornment. Children of God should be pure within and without. Hepfo barakomeje ngo abantu bose bagomba kugira umwambaro wagenewe, nubwo tutagomba kwigana gahunda zo kwiyerekana z'isi. Ntabwo tugomba kuba ntibindeba ku byerekeranye kuko tugaragara inyuma. Tugomba kuba dufite isuku, dukeye, nubwo tutagomba kwishyiraho imirimbo. Abana b'Imana bagomba kuba batunganye imbere n'inyuma. No kwambara, abantu bakwiriye kugenda bakaba batunganye, bakiyeza, bakaba bambaye imyambaro imeshe, atari umwambaro amaranye icyumweru cyose ngo bari wanajyana mu materaniro. Ahubwo abantu bakwiriye kuba bateguye umwambaro wagenewe isabato, nabo bakawambara kuri uwo munsi. Ngo dukwiriye kuba twera, dutunganye cyangwa se dusukuye imbere n'inyuma. Nk'uko umubiri umuntu awusukura ntiyongere kuwambika imyambaro yari isanzwe, ni nako n'isabato bikwiriye kugenda. Abantu bakwiriye kuyubahiriza, kandi mu ntekerezo niba twaruhutse imirimo ntiduhore tukarinda isabato, ngo tena tukarinda cyane cyane imbibi zayo. Bazirinda bate? Mu gitabo cy'Ibihamya umuzingo wa 6 haranditse ngo we should guard the edges of the Sabbath. Dukwiriye kurinda imbibi z'isabato. Remember that every moment is consecrated the holy time. Mwibuke ko buri gahe kose arakera. Whenever it is possible, igihe bibaye ngombwa, employers should give the workers the hours from Friday noon until the beginning of the Sabbath. Abafite abakoresha ari bishoboka bakagiye babona umwanya wo kujya
wa nyuma ya saa sita ku wa nyuma kugira ngo bajya kwitegura. Noneho abantu ariko bakwiriye kujya barinda imbibi z'isabato, haba ku mubiri ndetse no mu ntekerezo. Umuntu ashobora kuba yaruhutse isabato ariko atayejeje. Amosi igice cya 8 umurongo wa 5 haravuga hati, nibyo abantu basenga isabato bari kuvuga. Kampere ku murongo wa 4 avuga ngo, nimwumve ibiyemwe abashaka kumira abakene no guca abatinde bo mu gihugu, mukavuga muti, mbese ukwezi kuzijima ryari kugira ngo tugere imyaka, n'isabato irashira ryari kugira ngo duhununure ibigega by'ingano, dutubye efa, dutubure shekeri, tubeshyeshye iminzani y'uburiganya, tugure abakene ifeza n'abatindi tubagure inkweto, kandi tugure n'inkumbi z'ingano zacu. Abantu nabo baruhuka isabato, bageramo hagati imishinga ikongera bakayitekereza ati isabato irasoza ryari, ngo nuko twongere tujye kugura, twongere ducuruze, turangure imari, dukora iki, bakabona isabato yatinze kurangira. Abo nabo ngo baba bayishe, ntabwo baba yejeje, kubera ko twasomye ngo kwezi isabato bisobanuye agakiza k'iteka. Kwezi isabato bisobanuye ngo agakiza k'iteka. Rero niba tuzaboneramo umugisha, dusaba kugira ngo twubahirize amategeko y'Imana nk'uko yayatanze. Isabato rero iri muri ayo mategeko. Haranditse ngo mu gitabo cy'ibihamya umuzingo wa 6 harimo amagambo nshaka gusoma atubwira ati, muri iki gitabo cy'ibihamya harimo amagambo nshaka gusoma, kuki tudashyire ku bantu bashaka kubahiriza isabato. Haranditse ngo, ubwo Imana yakoranye n'ubwoko bwayo, bikwiriye kujya bisubirwamo kenshi. Mbega ukuntu Uwiteka yagiye yigaragaza kenshi, yigaragariza Isirayeli ya kera, kugira ngo batibagirwa amategeko yahahise. Imana yategetse Mose kuyahimbamo indirimbo kugira ngo ababyeyi bayigisha abana babo. Bagomba gukusanya ibihamya bibibutsa ayo mategeko bakayishyira ahagaragara. Byasabye kwibabaza mu buryo bwihariye kugira ngo birindwe, kugira ngo abana babo nibibaza amakuru y'ibyo bintu babashe kubisubiramo. Abantu bagomba kujya bahimbamo n'indirimbo isabato, bakajya bayihimbamo n'indirimbo, bagashaka n'andi mategeko bakayagiramo indirimbo zera, kugira ngo abantu bashobore kuyubahiriza kandi bayeze, banayigumane mu bwenge. None ngo ahantu ho gusengera Imana hashobora kuba horoheje, ariko ntabwo Imana ihaha agaciro gake. Ku basenga Imana mu mwuka no mu kuri no mu bwiza bwo kwera, hazabera nk'irembo ry'ijuru. Itsinda ry'abizera rishobora kuba ari rito mu mubare, ariko mu maso y'Imana ari iry'agaciro kenshi. Abantu nibakomeza kujya bubahiriza isabato, ngo nubwo baba bateranye ari agatsinda gato, Uwiteka azaba ari kumwe nabo. Imana rero muri aka kanya turagira ngo buri muntu wese yongere yibuke ko Imana yatanze umugisha ku isabato, kandi ko Imana yemeye ko isabato ibaho kugira ngo ibashe kutuzanira ibyiza byinshi, kuko niyo yabigennye, ni nayo yabishakiye mwene muntu, kuko yifuza ko yazabona ubugingo. Ese twazabubona dute kandi twica amategeko yayo? Mu gitabo cy'ibihamya umuzingo wa 6 haranditse ngo, when the Lord delivered his
people Israel from Egypt, and committed to them his law, he taught them that by the observance of Sabbath they were to be distinguished from idolaters. Igihe Imana yakuraga ubwoko bwayo bwa Isirayeli mu Egiputa, yabigishije amategeko yayo, inabigisha kubahiriza isabato kugira ngo ibashe kubatandukanya n'abasenga ibigirwamana. It was this that made the distinction between those who acknowledge the sovereignty of God and those who refuse to accept him as their creator and king. Kandi ni muri ibi buryo igishobora gutandukanya abantu bubahiriza amategeko yayo n'abasuzugura Imana nk'umuremyi n'umwami. It is a sign between me and the children of Israel forever. Ni ikimenyetso hagati yanjye n'ubwoko bwa Isirayeli by'iteka ryose. Rero isabato ikwiriye kuba mu bwenge bwacu, kuko nituyubahiriza Imana izaba iduhaye umugisha. Mu gitabo cy'Abalewi ari naho dusoreje 23 umurongo wa mbere kugera ku wa 3 haranditse harya hati, Abalewi igice cyaho cya 23 umurongo wa mbere kugera ku wa 3 haranditse ngo, Uwiteka abwira Mose ati, bwira Abisirayeli uti, iminsi mikuru y'Uwiteka mukwiriye kuranga ko ari iy'amateraniro yera. Iyi niyo minsi mikuru yanjye. Mu minsi 6 aba ari mu mirimo igikorwa, ariko ku wa 7 ni isabato yo kuruhuka n'uwo guterana kwera, ntimukagire umurimo wose muwukoraho. Ni isabato y'Uwiteka yo kuziririzwa mu buturo bwanyu bwose. Uyu munsi tubwiye ko ari umunsi wo kureka gukoraho imirimo, atari umunsi wo kuryama, ahubwo ari umunsi wo kureka gukoraho imirimo, abantu bagaterana kugira ngo impamvu, kuko mu minsi 6 aba ari mu mirimo igikorwa, ariko wa 7 ni isabato no kuruhuka n'uwo guterana kwera, ntimukagire umurimo wose muwukoraho. Ni isabato y'Uwiteka no kuzirizwa mu buturo bwanyu bwose. Imana rero iduhe kuyiruhuka, kandi iduhe gukora nk'uko ishaka, iduhe kumenya ko isabato ikwiriye kuruhukwa, ikwiriye kuziririzwa, haba mu aho duterana, haba aho turi, ndetse bizatume tubona amaherezo meza. Mu izina rya Yesu tubibasabiye, amen.